Nshuti bakundwa turabashuhuje abakunzi bacu b'ibihamya TV turabaramukije turabishimiye kongera kubana namwe amahoro y'Imana n'abane namwe bari mu Rwanda abari mu bihugu by'ibituranyi tutagomba kurondora mu mazina bari mu bihugu by'Uburayi Aziya ku migabane itandukanye turabashuhuje muri uyu mwanya amahoro y'Imana n'abane namwe tujya tubibona ko muri kumwe natwe ko mudushyigikiye. Reka dushimire abantu bakoze subscribe abafata umwanya bagasangiza ibiganiro byacu inshuti zabo nimugire umugisha w'Imana turabakunda kandi uko dusenze turabasengera ni umugisha kubagira ni umugisha kuba mwarahisemo kubana natwe nawe ugifungura iyi video birashoboka ko wahita ukora subscribe muri uyu mwanya kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho dushyizeho ukande kuri like Imana ibaha umugisha. Rero tubahaye ikaze muri uyu mwanya tugize umugisha wo kongera kubana namwe kuri uyu munsi kandi umugisha dufite nagira ngo mbabwire ko ni umugisha udasanzwe. Tugize umugisha wo kwakira abashumba murababona imbere ya kamera turi kumwe n'umushumba Moise umushumba Moise tumuhaye ikaze. Mushumba na mahoro turabishimiye kubana namwe uyu munsi ku bihamya TV turabakunda si ubwa mbere muhaje twongeye kubishimira kongera kubana namwe. Imana y'amahoro nibaha umugisha karibu sana. Turi kumwe na mushumba Tofiri nawe turamushuhuje tumuhaye ikaze. Haleluya amen. Ikaze mushumba turabishimiye ngira ngo n'ubwa mbere mugeze kuri kamera z'ibihamya TV. Imana nibaha umugisha turabishimiye dukunda Imana n'abantu bayo ariko mwambaye neza bashumba nawe kandi yese barandeye ariko nyine barabizi ko nyine nta karwara kanjye henda abajya bambona bagerageza gukurikirana ibiganiro nkora cyangwa tuziranye mu buzima busanzwe nta karwara nibyo nta karwara ku kwambara neza ko Imana yarabivuze ko bizagenda gutyo nyine. So ariko ngira ngo namwe ni nk'ibintu Imana yavuze ariko hari abantu bavukira no mu buzima ku buryo kwambara wenda bavukira mu buzima bwiza yo kwambara nabi cyangwa gusonza cyangwa iby'imibabaro byo nta nibyo bazi. Hari abantu bwira inzara bakagaye ko sinzara niki wasonza ukabura n'umuceri rega cyaba ari n'ikibazo gusenga ingira ugakena n'ikindi kibazo gusenga Imana y'inkire wowe ugakena icyaha dukwiriye ngewe mfite icyaha maze iminsi ndi kwihana mu Imana hari icyaha Imana yambariye ibyaha byose ariko hari kimwe ntatuye ariko maze igihe ncyatura nakoranye umurimo w'Imana ubukene ubu rero ndi imbere ya kamera n'imbere y'abanyarwanda nsabye Yesu imbabazi kugira ngo amaraso ye anyeze ubukene nokuri ubuhereye none ngiye gukizwa nkize kandi ngire nkijijwe. Haleluya gukira ukijijwe gukizwa nkize gukizwa nkijijwe gukizwa ukize. Haleluya ariko biraryoshye ya mushumba rero tubahaye ikaze turabanezerewe turabishimiye. Ndagira ngo turebe iyo bavuze igicuku cya nyuma duhereye kuri mushumba Tofiri mwese muri inshuti zanjye muri abigisha ba Bibiliya ndetse mwize Bibiliya mumaze igihe mufite mikorofone ntabwo rero navuga yuko wenda utubazo dukenge kubabaza twaba tugoranye abantu badukurikiranye twabatuyeho umugisha ndetse muri uyu mwanya tuvuga se aba bantu bushumba batangiye batanadusengeye byonyine kwicara hano hari nk'amadayimoni nk'ibihumbi birukansa ariko kugira ngo wenda bataza kugira harimo twaje dusengera bo barasengera n'ijambo arazagataka abantu ko batasenga oya twasenze bavandimwe ibyo babyizere ariko reka tusabe mushumba Moise abanze turagira ngo tugirane ikibazo. Mwami Yesu turagushimiye. Haleluya amen. Ijambo tugiye kuganira haleluya nyemerera rizahinduke ifashanyo ifasha ubugingo uri hafi n'uri kure yego bazaza bakurikira ibihe bya none yego nabo ubwabo rizabafasha twatuye gutyo tuvuga ngo uzibura amatwi yumva ibyawe
kandi natwe duhe ubwenge n'ubuhanga bwo kukuvugira mu izina rya Yesu. Amen. Nari ngeze ku ijambo rivuga ngo igicuku cyane iyo bavuze igicuku cya nyuma. Donc iyo usomye mu gitabo cyo kuva 14 ku murongo wa 24 haravuga ngo mu gicuku cya nyuma Uwiteka yatumuriye mu nkingi y'igicu n'umuriro yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba akura inziga ku magare yabo bituma akururuka biruhanyije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunga Abisirayeli kuko Uwiteka abarengera akarwanya abanyegiputa akaturwanya. So iyo bavuze igicuku cya nyuma mushumba ubundi meaning yabyo ni iyihe, igisobanuro cy'igicuku cya nyuma nk'umuntu wenda asoma akumva igicuku cya nyuma gusa, ubundi igicuku cya nyuma ni nk'iki? Urakoze cyane, ngira ngo twabishyira mu Kinyarwanda cyumvikana. Ariko mbere yuko ngusubiza wigeze kuvuga uti muri abakozi b'Imana n'abashumba mwize na Bibiliya, ariko ndagira ngo mbwira abadukurikiye igihe twibwiraga ko twize, yego, Imana yatubwiye ko tutayiga ngo tuyimenye, ahubwo turanguza ijambo, tuzaranguza abaranguzi baranguza abagurisha bajya kudetaye. Hanyuma icya kabiri, abantu tubwira ko twasenze ugasanga ntibabyumva, nta mwanya dufite wo gukoresha, wo gufata imbaraga twakoresha twica imbogo ngo tuzicishe imbeba. Nanone ibyo nabyo ndumva tugomba kubisezera. Nimwe mwavunika cyane, twaba turi gukora ubusa. Hanyuma reka wenda mvuga akajambo kamwe kugira ngo abantu bumve igicuku cya nyuma. Nta gicuku cya nyuma kiruta kuba ufite ifu y'ubugari, yego, ufite amakara, ufite imboga, yego, udafite umunyu, ukabura umunyu. Icyo ni igicuku cya nyuma. Icyo ni igicuku cya nyuma. Uri kubyumva? Yego. Ni ukuvuga ni igihe buriya Zaburi iravuga ngo yitaye ku gusenga k'abatagira shinge na rugero. Abantu barabafatanya, ariko umuntu ashobora kuba atariye ariko yambaye neza ku buryo nta bamunyuza mu ijisho. Yego. Uyu afite shinge. Afite shinge. Umuntu ashobora kuba adafite inzu ariko afite yakishyura inzu. Uyu afite shinge. Yego. Umuntu ashobora kuba adakomeye ariko avuka mu muryango ukomeye. Uyu afite shinge. Rugero rero nundi. Nundi nyakubahwa Moyize. Uri kubyumva? Rero ni igihe umuntu yabuze uburyo, igihugu kikabura uburyo, imiryango ikabura uburyo, hasigaye uburyo bw'Imana. Nicyo bita igicuku cyanyu. Birumvikana. Yego mushumba Moyize. Igicuku cya nyuma ubundi ibyo yaravuze biranahagije cyane ko abantu basobanukirwa, ariko ubundi iyo bavuze ngo igicuku cya nyuma babashatse kuvuga ngo ni igicuku giheruka ibindi, yego, ko hari ibindi bicuku byabaye, yego, noneho icyo kikaza ari igiheruka. Reka dufatire urugero nko ku mugore utwite, yego, bajya bavuga ngo igise cya nyuma. Igise cya nyuma bavuga ko ngo ari cyo kiryana kuruta ibindi byose. Byumvikane ngo n'icyo gicuku cya nyuma gishobora kuba ari cyo gifite ubukana kuruta ibindi. Hanyuma impamvu kiza gifite ubukana kuruta ibindi ni ukubera ko ibikorerwamo ni ibintu by'uburyo bubiri. Icya mbere, haboneka imbaraga zidasanzwe ziyongeranya z'umubisha zo kugira ngo zigufate miri cyangwa zikujyane zitsinde igitego. Yego. Hakaboneka n'izindi mbaraga z'ubukana bwinshi z'ijuru zije gupfobya no kunetarariza cya gitero. Kunetarariza. Icyo jambo ndari kunzi. Aho. Kunetarariza. Ikongeraho no kuneyantisa. Nibyo. Haleluya. Muri icyo gicuku habonekamo intambara ikomeye y'ibintu bibiri, ariko inafite ubukana, ubukana bwinshi. Ni ukuvuga ngo muri bya bicuku byabanje habayeho kurwana intambara, ariko kubera ko ibikurwanya byari bibona bigifite umwanya, hari intwaro bitakoresheje, hari imbaraga bitakoresheje, hari amaboko bitakoresheje, hari strategy bitakoresheje. Naho mu gicuku cya nyuma
ikoresha byose kugira ngo birebe ko byagutwara. Noneho rero Bibiri ikavuga ngo iki ndafashijwe no haleluya ijambo riravuga kuko yankunze akaramata icyo nanjye nzamukiriza azanyambaza nanjye mwitaka haleluya ni ukuvuga ngo mu gicuku cya nyuma ni umunsi ijuru rikusanya inshuro warihamagaye kuri icyo kibazo naryo rikaza kwitaba kugira ngo rikureho rimareho rihanagureho icyo gitero rirangize urwo rugamba haleluya riguhe guhumeka kuri cya gise cya nyuma aho umwana agiye kuboneka. haleluya ndakunda kubwira abantu ngo umuntu wese utari uvuga ngo ngenga Imana yambwiye abana yakwiye kuvuga ngo reka Imana ibakure mu nyandiko ibana kubera ko isura y'umwana uyimenya yavutse. Rero n'icyo gicuku umenya ko urugamba warutsinze ugisohotsemo. Rero mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye y'igicu n'inkingi y'umuriro ngo yitegereze ingabo zaba Nyegiputa zikikame igikuba. Aho ngiye kuvuga ikintu haleluya Imana ihinduka umukanishi. Fata n'isupani imanukira mu nziga inziga z'amagare mu mapine none se wakura inziga utakoresheje isupani yahise yambara sarubeti yayindi twiyaba urumva irangije rero ijyamo nikuramo icyakora ntitwamenya aho amasupana yayabitse ngo imaze gukuramo izo nziga bakururika bigoranye ijambo riryoshye ngo hagati y'Abanyegiputa n'Abisiraheli ihashyira umwijima w'igikorwaho. Arame mwami wanjye amen. Icyo nicyo gituma Imana ishimwe ibintu byagukururutseho bikwirukankana hari intera y'igikorwaho Imana yashyize hagati yawe nabyo. Imana ishimwe ntabwo ari uko bitagushakishije si uko bitamurikishije amatoroshi si uko bitakoresheje abahanga si uko bitakoresheje abanyabushobozi ahubwo byasanze hari umwijima w'igikorwaho. Ijambo risobanuye ngo ubuzima bwawe Imana kugira ngo bitagushyikira yakinzeho rido. ahubwo yakinzeho icyambere yego ndabashije bana akura. Iri jambo rivangwa akura ni ukuvuga ngo mu mahembe Imana ntabwo yabuza kutaza irayareka ikaza aho ikavanamo ikikwica igasigamo ikizatuma wiga ushima. Ahubwo tukiraho reka mbabwire ibintu bibiri. Erega buriya reka mbabwire buriya hari ukuntu abantu banabeshyera Imana. Nk'ubu bahora babeshyera Yesu ngo mu bukwe bw'Ikana ngo Yesu ngo ahinduye amazi divayi kandi baramubeshyera. Ni ukuvuga ngo Yohana yavuze ngo ibimwuzuye nibyo mwahaweho nibyo twahaweho twese. Icyo nashaka kuvuga rero ibintu bikurimo n'ibiri muri Yesu birangana. Igitangaza Yesu yakoze mu bukwe bw'Ikana yarabajije ngo mufite amaboko yanyu bati turafite, mufite amazi yanyu bati nayo, mufite ibibindi byanyu ati nabyo, nimufate amaboko yanyu muyavomesha amazi yanyu musuke mu bibindi byanyu mushyire umusango. Noneho ku nyanja itukura mwumva ukuntu byagenze. Imana yabwiye Abisiraheli itanyuze muri Mose nka debande wabo ngo mukomeze mugende. Mose itabwira Abisiraheli ati ari njyewe niryo ubayoboye ninde bati ni wowe. No iravuga ngo mukomeze mugende ngenda babwiye ngo mwihagararire. Mwihagararire gusa ariko uzi ko ari byo murebe mwihagararire murayiza murebe. Wowe ntabwo Imana yazi uhari Moyize wowe uri Imana twicaranye. Irantuma Perezida ashobora kuvuga ati nzajya mu ntara y'Amajyepfo akabura umwanya kubera akazi kenshi agatuma minisitiri w'intebe ibindi se nibi nose maravuga ngo perezida ntiyaje. Imana ntabwo yazi uhari wowe uri revera. Imana yagusize amavuta ikurobanura mu bantu iguha imfunguzo z'ubwami. Petero Imana yamuhaye imfunguzo ejo bandi agiye gupfa mpita nzimunyaga. Nge nese nzimwaka kuko Imana niyo abariho ntabwo ari yabapfuye. Rero wowe korera abantu ibitangaza mu izina rya Yesu. Uri kubyumva niba utiyemera Imana irakwemera. Hari ibyaha abantu bajya bihana ngo Imana ngo mbare ngo icyango ngo cyo kwishyira hejuru uzacisha etaje bugufi.
umwanditsi w'Abakolosayi yaravuze ngo niba mwarazuranwe na Kristo mujye muhoza umutima wanyu kubiri hejuru. Imana iri hejuru, yaremye abantu mu bwenge bwo hejuru, ibabwira ibyo hejuru, ugomba kuba hejuru. Haleluya. Hejuru. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azaguhindura umutwe uba hejuru. Akira rero. Wowe ni wowe Mana nicaranye nawe. Napfuye none. Haleluya. Uri intumwa mu cyimbo cya Kristo. Ijambo ryose wanyaturaho. I receive. Haleluya. Haleluya. Wowe ntabwo ndakure. Haleluya. Imana ntabwo nigeze. Imana asubije hano, Imana ije ikicara hano twese twakiruka. Kubera ibyaha tugira. Ariko maze yanze kohereza ijambo ngo rize nk'ijambo. Iri taransifera mu mugore ryambara umubiri. Uri kubyumva? Noneho kubera iki Yesu yaciye muri Mariya ko ari ukugira yarakurikiye icyaha. Kubera iki yamanitswe ku giti? Wabyumvise? Nuko umugore nawe yariye ku giti. Yamanitsweho kugira umwanditsi w'Abakolosayi yaravuze ngo yakujeho ibyaha kubambaho byanditse. Ngo urwandiko rwaturegaga yakujeho ibyaha kubambaho. No kuvuga Bibiliya y'Ikinyarwanda irakennye. Ubundi Bibiliya y'Igifaransa y'Icyongereza ivuga certificat diplome mpamyabyaha. Niyo shitani yirwaga bungana. Ariko Yesu aje akuzaho ibyaha kubambaho byanditse. Haleluya. Amen. Ubu nta cyaha ufite. Nibyo mpamvu ejo bundi Pawulo yabwiye shitani yabwiye Pawulo ati nubwo uri kwigira icyo ubwiriza uzarimbuka kuko ukitwa Sawuli wisha abantu. Pawulo abwira shitani ati urambeshe nge sinigeze mbaho. Ahita amujyana mu ngobyi ya Edeni amubwira ati Adamu na Eva Imana ibashyira mu ngobyi ya Edeni. Wabuze ikintu yababujije ati yababujije igiti yababwiye ngo iki munsi mwakira no gupfa muzapfa. Nuko Adamu na Eva barakiriye bahita bapfa nta mezi 9 bari bamazemo. Ntabwo ngerageze mbaho napfire mu nda ya Adamu na Eva. Agarura shitani ku musaraba amubwira ati kandi ejo bundi nibyo byaha nimba ari nabyo nabambarwe na Kristo. Shitani aturongera urabeshya. Iburyo hari Baraba, ibumoso hari ikindi gisambo hagati ari Yesu. Warihe? Yesu Pawulo yitabwira Satani ati nyine impamvu utambanaga nakubwira ko rero narapfuye. Igihe rero Yesu bamukubita ingoni yarantwite. Ati nubu sinjuri ahubwo ni Kristo uriho muri. Urumva rero reka nkubwire icyo ndashaka kuvuga. Wowe wivuga ngo igicugo wowe Imana ya Mose wabyumvise Mose mu musibe. Imana ni yabariho. Mose nge ndeba ni Revera Moyize. Abaheburayo ibice 5 umutambyi yatoranijwe mu bantu ashirirwaho gukora ibyerekeye Imana kubw'abantu kugira ngo atambe ibitambo aturwa amaturo ngo abasha kwihanganira abanyantege nke ndetse n'abayobye ngo ko nabagoswe n'intege kane haravuga ngo ntawe icyo cyubahiro ubuza nitaranye n'ubundi ufite ikamba ry'ubwami ndasaba iki kindi uhuye nawe ahuye n'Imana haleluya udahuye nta mana bahuye ntayo. Mose rero mu gicuku cya nyuma uri kubyumva Imana yabwiye en general Mose aravuga ati kuba utabinyujije hari ngewe kamanda wabo uko zikosa ndavuga ngo mwihagararire mureba gakiza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nge nicaranye n'Imana hano ariko nimufashwe. Nge nicaranye n'Imana hano abakunzi bibihamya Imana yaje nge nicaranye n'Imana utari kuyumva ubwo ararwaye nuko umusabira ibihe by'impemburo kuko Imana ubundi yumvikanira mu bakozi bayo. None utazayumva azaba ahuye n'ikibazo. Nzagendera muri ijambo oya mu rwandiko rwa Yohana rwa mbere ibice 4:4 aravuga ngo bana bato muri ab'Imana kuko babandi mwarabanesheje kuko uri muri mwe aruturi mubisi uranga kumva twe urahura n'uri mubisi ngo rero ntari bukorohe abisi nabo baramufite uze kumva tuvuga ibyacu mugire ngo nabo babareya ari akantu bibitseho kandi nucunga nabi umva ubu akugeza abisi bagiye bavuga ngo baratwika ntibikongoka twebwe kubihamya TV hatwikira abazimu n'ubukene bagomba gushya hanyuma yacano yawe inyatsi kuri Mose TV ariko Mose bagomba gushya kuri Moyize TV kuri Mose haleluya. Ubu none ni wowe Mose nyine fire ni wowe Mose turahatwikira no kuri profete kuri profete pasteri Theophile official
umuriro aho ndakubwiye ubwo tuvuze ngo faya nta kibazo cyo yaze so umuriro nye zimubaye none se sizabu ngo abamarayika bahinduye imiyaga none abagaragu bahindura ibirindi by'umuriro none se turi hano ngo ntidutwike oshye ufite abadayimoni bananiranye turabatwika abarwanya igihugu turabatwika baragazima abarwanya itorero turabatwika baragazima turi imiriro turi abana b'inkuba ngo ba Yohana ngo abise ngo abana b'inkuba ko bita nabintu urumva haleluya Mose TV inkuba ubukene burakubitwa n'inkuba mu izina rya Yesu kubihamya TV birakubitwa n'inkuba yego ariko se wambariye Prophet Pastor Theophile wambabariye urabona uyu muntu yatuma tuza kugurukira hano oya nidusoma ibintu yabishoboye reka dukore korotire tuzasubukura ejo Imana ibaha umugisha kandi rwose niba bikunda babyandike batubwire ko dukeneye cyane rwose babyerekane muri comment hasi bibuka no gukora subscribe yes hanyuma ukeneye kutubona turaboneka naho muri turabashumba nago dushumbi ihene yego dushumba intama kandi intama n'abana b'Imana amen Imana ibaha umugisha amen mwanyarukira kuri Mose TV mugakora subscribe mukamushyigikira umushumba mwanyarukira kuri Prophet Theophile official hanyuma mugashyigikira abashumba Imana ibaha umugisha kubwo kubana natwe abari mu bicuku bitandukanye ibicuku by'amadeni ibicuku by'uburwayi ibicuku by'intambara zitandukanye ibicuku by'amagambo ibicuku hari ibicuku by'ubushomeri igicuku uhagazemo icyo ari cyo cyose abashumba babyatuye nihabeho Imana ikuvane muri icyo gicuku ikurwanirire mugire umugisha w'Imana naho utaha murakoze cyane.